Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Rero ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa ikodeshwa, ari nako kandi tububakira amazu meza nk'iyi ngiyi ndetse ku giciro cyiza kandi mu buryo bugezweho. Komeza rero kandi subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi ku wundi 5/5. Nk'uko rero muri kubibona ku masikrini yanyu, turi kubereka inzu nziza cyane. Ni inzu ya kadasitire iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro ahazwi nk'i Kanombe, ariko kandi mu kagari ka Busanza. Iyi nzu rero iri mu Busanza munsi yaho bita kwa Bamporiki. Ikaba ari inzu ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, ikagira dushe na tuwarete 3, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza cyane iri moderne. Si ibyo gusa kubera ko iyi nzu ifite chambre principale, irimo n'akabati, ifite n'ibaraza ryayo. Ni byiza cyane rero ko iyi nzu ari inzu y'umuryango kandi iri muri quartier nziza cyane, aho ureba kaburimbo imbere yawe. Iyi nzu rero ifite kandi ikibanza gihagije, parking ihagije na jardin. Mbese ni inzu nziza yo guturamo, inzu nziza yo kureramo muri quartier nziza. Iyi nzu rero turi kuyigurisha. Inzu turi kuyigurisha kandi turayigurisha amafaranga atari menshi, nta yandi ni miliyoni 130 zonyine kandi ziri negotiable. Miliyoni 130 ziganirwaho, iyi nzu iraba iyawe. Urabona ko ari inzu yubatse neza cyane. Inzu rero wayikunze ushobora kuduhamagara kuri nimero zacu maze kumenyera muri benshi, arizo 0788 48 67 cyangwa se 071223 Si ibyo gusa rero kuko ushobora no kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu: Instagram, Facebook page, X, TikTok, channel ya WhatsApp. Hose twitwa Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe n'ubundi cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi ku wundi 5/5 iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Tubaye ikaze. Ciao.